أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha nasakare nasenderezwe ku ntumwa y'Imana Muhammad no kubiwe batunganye bejejwe aribo ahlul bayt alayhim assalam. Mu by'ukuri twavuga ko abasiba ukwezi kwa Ramadan baba ari abashyitsi ba Nyagasani, naho Nyagasani akaba ari umusango wabo. Mu bisanzwe rero umusango hari uko yitwara ku bashyitsi nk'uko n'abashyitsi ariko bakwiye kwitwara ku musango. Imana rero nk'umusangwa yihamagara abashyitsi bayo irababwira iti ya ayyuhalladhina amanu, cyangwa se yemwe abemeye mwe. Imana inatumenyesha ibyo izatwakiriza muri uku kwezi kwa Ramadan, harimo nka Qoran yamanutse muri uku kwezi. Imana muri Qoran bivuga iti shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qoran, ku buryo uzasoma aya imwe gusa azafatwa nk'uwasomye Qoran yose uko yakabaye. Muri uku kwezi kandi mu by'abantu bazakirizwa harimo Laylatul Qadr, aho Imana yatubwiye iti Laylatul Qadr khayru min alf shahr, ni ijoro riruta amezi igihumbi, ntabwo bihwanye n'amezi igihumbi ahubwo rirayaruta. Harimo kandi gushyirwa kure ya Jahannam, harimo kwakirwa k'ubusabe n'ibindi bikorwa byinshi cyane byagiye biza muri riwaya no muri za hadithi zigiye zitandukanye. Hari ibikorwa rero bitangaje mu buzima busanzwe dusanzwe dukora ari ibikorwa bya mubaha, ku buryo mubaha ni ibikorwa kubikora no kutabikora harimo ikimenyetso cyabihwanye. No kuvuga ngo kubireka cyangwa se no kubikora byose ni kimwe, ariko muri kuno kwezi kwa Ramadan ntabwo ariko bimeze. Hari bimwe mu bikorwa biza kwandikirwa nk'ari ibikorwa ngandukiramana. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yarigishije ati anfasukum fihi tasbih wa nawmukum fihi ibada. Uko muhumeka muri ukwezi kwa Ramadan tuzabyandikamo ko ari tasbih muri gukora. Urebye rero mu masaha 28 urunyurane rw'uko twinjiza umwuka mu mubiri n'uko tuwusohoramo ntabwo mu by'ukuri wabasha kubibarura mu buryo bworoshye cyane, ariko Imana iraza kubyandika nka tasbih. No kuryama ni igikorwa cya gisanzwe ari mubaha. Uryamye utanaryamye ntabwo bihemberwa, byose ni kimwe. Ariko bino bitotsi cyangwa se kuryama mu kwezi kwa Ramadan Imana iraza kubibaramo nkaho ari igikorwa cya ibada. Ariko none ntabwo tugirwa inama yo kuryama gusa kugira ngo twitwe ko twakoze ibada, ahubwo twakwibaza ngo niba kuryama cyangwa se bitotsi ari ibada muri uko kwezi kwa Ramadan, ubwo ibada nyirizina yari isanzwe ikorwa yo iraza kuba iki muri uko kwezi kwa Ramadan? Ikindi kibazo rero twakwibaza, twavuga ngo ese tuzashima ubushyitsi twibereye ubuziraherezo cyangwa hari ukundi bizagenda? Ubushyitsi bwacu buzamara igihe kingana iki? Imana rero yaradusubije muri Qoran, muri suratul Baqara. Imana yaratubwiye iti igisibo cya Ramadan ni iminsi mbarwa. Iratubwira iti ayyaman ma'dudat, suratul Baqara aya 184. Imana rero mu kutubwira yuko kino gisibo ari iminsi mbarwa, iri jambo ayyam ryakoreshejwe gutya rigamije gusobanura ubuke bw'iyo minsi, mu kwiyongeraho ku ijambo ma'dudat bikahita byerekana ko rwose iyi minsi ari nkaho nta kivuze ugendeye ku buke bwayo. Utagendeye ku butagatifu bwayo birumvikana. Ibi kandi bisa n'ibiri mu wundi murongo muri Qoran aho Nyagasani yagize ati muri suratu Yusuf aya 20, aratubwira ati washarawhu bi thamanin bakhs darahima ma'duda, kandi Nabi Yusuf alayhi salam agurishwa ku giciro cy'amadirham kiri ma'duda. Iri jambo ryaje harigamije kuvuga ko cyari igiciro kidafatika ukurikije ubuke bwacyo, nk'uko twanabonye hejuru ku bijyanye n'iminsi y'ukwezi kwa Ramadan ko ari iminsi yari ma'dudat, ni iminsi idafatika.
kimwe rero bigaragaza ko iri jambo rya Nyagasani ari ukuri nuko ejo bundi igisibo nikirangira abantu tuzatangira tubazanya ngo ko kirangiye vuba cyane. Nuko kirangira nyine kirangira vuba cyane kubera ko Nyagasani yavuze ukuri. Bityo rero bikaba bikwiye yuko dukoresha iki gisibo nk'ineme idahoraho kuko ntabwo bihoraho. Niba ari bizafata ukwezi konyine ni ukuvuga ngo ni ukwezi kumwe mu mezi 12 agize umwaka wose. Ku bashyitsi rero, ku ruhande rwacu abashyitsi, kubera ko twabonye ibyo umusangwa yakirije abashyitsi be, ku bashyitsi rero natwe hari imyitwarire tugomba kugira. Byumvikane ko hari ukuntu tugomba kwitwara byanga byakunda. Tugomba rero kujya inama y'uko dukwiye kwitwara, ari na kintu Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam abazwaga. Uretse ko yabajwe igikorwa kiri hejuru y'ibindi, arabazwa ngo ni ikihe gikorwa kirenze ibindi umuntu yakora muri ukwezi kwa Ramadhan. Ubwo ni muri twebwe nk'abashyitsi twakiriwe muri ukwezi kwa Ramadhan. Gusa yenda mbere yuko tunatanga igisubizo intumwa y'Imana yatanze, twavuga ko rimwe na rimwe hari ubwo dusa yenda reka dukoresha ijambo dusa n'abacurika ibintu, ugasanga ubwo twari dukwiye kubaza icyo tutagakwiye gukora muri ukwezi kwa Ramadhan, kubera yuko twabonye ko harimo ibikorwa byinshi cyane muri ukwezi, ndetse ku buryo ibikorwa bya mubaha bizafatwa nk'ibikorwa bya ibada ndetse n'amatasbih. Bikaba bikwiye yuko rero twari dukwiye kubaza ahubwo ngo ni ikihe gikorwa umuntu atakwiye gukora muri ukwezi kwa Ramadhan. Intumwa rero mu kubazwa igikorwa kirenze ibindi dukwiye gukora muri ukwezi kwa Ramadhan, yaragize ati igikorwa kirenze ibindi muri uku kwezi kwa Ramadhan ni ukureka gukora ibyaha. Icyo nicyo gikorwa kirenze ibindi umuntu akwiye gukora muri ukwezi kwa Ramadhan. Ubwo rero ntidukwiye kubeshya, dukwiye kwirinda ibijyanye n'ishyari, dukwiye kwirinda kuvuga abandi badahari ku buryo abo tuvuze baramutse bahari batakwishimira ibyo tubavuzeho. Dukwiye kwirinda byinshi cyane, harimo kwirinda imitungo yaboneka mu buryo buziririjwe, harimo kwitana amazina atari meza, harimo byinshi cyane byagiye biza nk'ibyaha twakwita nk'ibyaha biremereye cyangwa se n'ibyaha bisa n'ibyoroheje, ariko mu by'ukuri nta byaha biremereye n'ibyoroheje. Ariko mu by'ukuri ibyo tuba dushatse kuvuga ni uko dukwiye kureba haki z'umusangwa ndetse na haki z'umushyitsi muri ukwezi kwa Ramadhan. Ubwo naho butaha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.